Mwaramutse mwongeye kwirirwa bitewe naho muherereye hose, turabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mugakanda kuri ino video. Ino video murayizi bayita indabyo zanjye, ni video ya debeni. Iyi ikaba video ya Bruce Melody bita Munyakazi. Izi video ziri kuvugwa ko ziri kubuza izindi video kuba zarebwa ku rubuga rwa YouTube, zikastopinga cyangwa zikabuza izindi video kuba zagoinga viral. Ahariho abahanzi baje kugenda barakara bakagenda bayipostinga, aho Juno yaje gukora indirimbo bita Mahwema ashitinga cyangwa avuga ko ibi bintu ari gukora atari byo, kuko indirimbo zabo ziri kubuzwa kuzireba. Indirimbo ni muyumve muraza murambwira. Bigize mahwera banibeshera abana badatera, bababesha ko batunze amahera, bajya bemera gucinya inkoro vrema bazangiye benga. Bigize mahwera banibeshera ibyana badacemba, bababesha ko batunze amahera, bajya bemera gucinya inkoro vrema bazangiye benga. Bigize mahwera. Kuba tabizi rero, ingwe ihagarariye uruhande rwa debeni, naho urukweto ruhagarare uruhande rwa Bruce Melody. Baraye gukatura urukweto cyangwa ari gutera inshinge igisamagwe. Ese murabona ino video ya Bruce Melody ni ya debeni koko iri guhagarika izindi ndirimbo cyangwa ni ibinyoma? Turaza kugenda tubereka uburyo ibintu bigiye bimeze ku ruhande rwa Bruce Melody, rwa debeni cyangwa rw'abandi bahanzi bagiye batandukanye, aho turagenda tubereka uburyo izi ndirimbo zagiye zirebwa ku mbuga. Turibanda ku rubuga rwa YouTube cyane cyane, no turi bwibande aho iyi ndirimbo ya Ruti Joel na Juno Kizigenza yarebwa, ariko sirebwe cyane bitewe n'indirimbo ya Munyakazi na debeni zatumye izi ndirimbo zitarebwa. Indirimbo nziza, irimo story nziza y'urukundo, kandi indirimbo yakozwe neza n'abaproducer beza, ikorwa ahantu hagiye hatandukanye, namwe murabibona. Indirimbo mu byumweru bitatu ifite 305. No ndirimbo ni indirimbo yakagombye kuba ubu ngubu iri muri M kuzamura, kuko ari indirimbo yakozwe neza kandi utayinenga, haba mu mashusho cyangwa mu mivugire, mu recordingire, mu bintu byose. Mbega ni indirimbo yari yabanje gutegurwa, ariko kubera iyo mpamvu igatuma itarebwa neza, iba yatanga umusaruro ufatika hagati ya Ruti Joel na Juno Kizigenza. Indirimbo rero bayita Mariza. Ku mwanya wa gatatu tukasanga indi ndirimbo nziza cyane, indirimbo bita Haje Gushya. Indirimbo ni indirimbo nziza cyane, yarakunzwe, abayirebye barayirebye baranayikunze, ariko nayo si yarebwe cyane bitewe n'izo ndirimbo zatumye zayibangamiye zigatuma itarebwa. Indirimbo ya Keniso, indirimbo nziza cyane, indirimbo yasohoye irimo message kubo igenewe. Ku mwanya wa gatatu turasanga indi ndirimbo nziza cyane, indirimbo yakunzwe na benshi ariko nayo itarabashije kurebwa bitewe n'ubwo buryo bw'izo ndirimbo, uburyo zagiye zicuruzwa ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo itarashimishije nyiri kuyisohora ko n'indirimbo itararebwe cyane. Indirimbo bayita Mamito, ni indirimbo ya Amlon. Yayisohoye nyuma yuko yasohoye indirimbo igakundwa cyane, indirimbo bitaga Ni Mana. Ni indirimbo nziza cyane yakunzwe cyane mu Rwanda. Indirimbo ikaba ifite byinshi ishingiyeho, haba mu nkundo cyangwa mu bundi buryo bwo gukora video. Ku mwanya wa kane turasanga indirimbo nziza cyane ya Kevin Kade, indirimbo yatwaye amafaranga menshi, ariko nayo ku rubuga rwa YouTube ubu ngubu ikaba imaze kurebwa mu buryo budashimishije, cyane cyane kuri nyiri kuyisohora. Ntago byamushimishije kuko iyi ndirimbo yamutwaye amafaranga. Indirimbo yarebwe ni 218 muri 6. Ku mwanya wa gatanu turasanga indirimbo ariko yararebwe cyane, ni indirimbo ya Kirisizi na Dani nanone. Ni indirimbo yarebwe cyane kandi ikaba yaratanze umusaruro ufatika. Iyi niyo ndirimbo basi yapfuye kugaragaza ko yagiye hejuru cyangwa yarebwe cyane kurenza izindi ndirimbo. Ni indirimbo yatanze umusaruro hagati ya Dani nanone na Kirisizi, bayita Sampe, yarebwe n'ibihumbi 911
mu cyumweru. Murakoze cyane, turabashimiye abantu mudukurikiye kandi mukomeze kugenda mudufasha mudusapotinga mukanda subscribe. Abafana ba Bruce Melody cyangwa ba The Ben mujye muri comment mwandikemo mwamwe muvuga uko mubyumva. Ndabashimiye, Imana ibarinde, murakoze cyane.